Amahoro y'Imana bene data, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwebwe abakurikira cano SDARM Rwanda, ni cano y'itorero y'Abadiventiste munsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda. Iyi cano rero inyuraho ibyigisho, muri kubona ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato, ibyigisho byiza cyane ndetse n'ibindi byigisho bizagenda bitambumbukaho, ndetse n'ubuhamya butandukanye, amateka n'ibindi byose muzakenera kuri iyi cano birahari. Dukeneye kuba abizera kandi tugahinduka tugasingira ubugingo buhoraho, kuko twarabuhamagariwe kandi dukwiye kubugira. Rero nitwa Kugize Jean Pierre, ndi kumwe na mwene data, reka mwakire nawe abasuhuze maze dukomeze n'ibyigisho byacu by'uyu munsi. Muraho neza, tubifurije amahoro y'Imana, kandi amazina yanjye nitwa Mutagoma Amoni, tukaba tugiye kuganirira muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Urakoze cyane, reka tusabe Amoni asenge noneho dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Urakoze, turagushimye data wa twese udukunda. Muri iki gitondo utugaragarije urukundo rwawe ubwo tubonye hakeye. Turakwinjiye kugira ngo urukundo rwawe rugaragarira mu ijambo ryawe ndetse no mu byo yaremye ubashe kurutugaragariza. Turakwinze kugira ngo uduhe kukwiyegurira kandi uduhe kubyigana ubwitonzi n'ubushishozi, umwuka wera abitwumvishe ndetse n'abadukurikiye. Tubasabiye umugisha, turakwinze kugira ngo tubashishe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Ejo twize ingingo itubwira ngo urugamba rwo kurwanya inarijye. Twabonye uburyo dukwiriye kurwana intambara duhereye muri twe, tukarwanya inarijye kugira ngo tubashe gutsinda, kandi twabonye ko dukwiriye kwiyegurira Yesu ndetse n'umwuka wera kugira ngo batubashishe, kuko intsinzi ntabwo ari iyacu. Yesu yarwariye urugamba ku bwacu, atsinda ku bwacu. Intsinzi ye burya ni iyacu. Urugero rwe ruduha icyizere ko tubasha natwe gutsinda. Uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo irarika ry'Imana. Reka dusabe mwene data Amoni akomeze n'ingingo y'uyu munsi ku itariki 27 Nyakanga. Irarika ry'Imana, nawe udukurikiye uri gukurikira iyi cano yacu, nawe uri kwiga iki cyigisho, iri rarika rirakureba. Iri rarika ni iryanjye nawe Yesu aragushaka. Harimo ikibazo kitubaza ngo ni iki gikwiriye kurekwa kugira ngo umuntu abe umwigishwa wa Kristo. Luka 14:33 ndetse na Matayo 6:24, ni ukuvuga ngo niho harimo ikintu gikwiriye kurekwa kugira ngo umuntu abe umwigishwa wa Kristo. Dusomere twumve. Luka 14:33 haragira hati: nuko rero namwe, umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Ibyo kandi nabyo bigaruka hariya muri Matayo. Noneho aha ngaha urumva yuko ibyo duhamagarirwa gusiga ni ibyaha byacu. Ibyaha byacu nibyo Yesu atubwira ati, mwana wanjye nk'umutima wawe wanduye nguhe umutima mushya. Nitukomeza kugundira ibyaha byacu rero ntabwo tuzakurikira Kristo. Hano biri kudusaba ko twiyegurira Imana nk'uko ingingo ya mbere ahangaha muri iki cyigisho cya 5 bari kutubwira, kudushishikariza kwiyegurira Imana. Ririya somo naryo riri muri Matayo niko rivuga 6:20. Tugira ngo ntawakeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ndimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Birumvikana. Abenshi rero hari igihe bajya bavuga ngo ntibakwiriye gukorera Imana n'ubutunzi, ugasanga bakire cyangwa bafite ibintu batangiye kubashyira mu rundi rwego rutari rwiza. Ariko ubu butunzi ni ubutuza gusanga Yesu, ariko ubutunzi burimo guhesha Imana icyubahiro ntacyo butwaye. Niyo mpamvu akenshi na kenshi iyo bavuga ubu butunzi buba buvuga ibyaha biri mu mitima yacu twiziritseho, bikabuza Yesu kwinjira mu mutima wacu. Burya ibyaha bishingira ku nyungu umuntu abona. Yego. Ndi kwiba kugira ngo mbone amafaranga. Ndi kusambana kubera ko nakunze abagore benshi. Ndi gukora ibintu runaka, ndi gushaka, ndi kurwana no kugira ngo
ndengere mugenzi wanjye kugira ngo mbone ubutaka. Ikibazo rero ntabwo ari bwa butaka wometse ku bwawe, ahubwo ikibazo ni ikikurimo kigutera gufata ubutaka bwa mugenzi wawe ukabwomeka ku bwawe. Ikikurimo ni ikigutera kumva uri butware amafaranga ya mugenzi wawe. Rero nibyo burya byitwa ubutunzi budukururira guta Imana, kubushaka wishe amategeko y'Imana. kuko ibyo ntibyabangikana n'Imana muri twe. Yego, niko bimeze. Rero hano hari amagambo avuga ngo iyo twiyeguriye Imana ni ngombwa ko tureka ibintu byose bishobora kudutandukanya nayo. Niko Umukiza avuga muri Luka 14:33. Ikintu cyose cyakura umutima wacu ku Mana kigomba kurekwa rwose. Hano kuri B, ni irihe rarika mvajuru Uwiteka aha abantu bose bifuza kugira umutima mushya n'imibereho mishya? Hano muri Yesaya igice cya 18 wahadusomera kugira ngo twumve. Yesaya 1:18. Yesaya igice cya 1:18 haragira hati: nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Urakoze cyane. Ubwo uri kumva ko ibyaha byacu nibyo biri gutungwa urutoki kugira ngo iri rarika ritume tubireka. Noneho hano muri Yeremiya igice cya 29 we uragenda udusomere muri Yakobo 4:7-10. Noneho muri Yeremiya 29:13 aravuga ngo muzashaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose, nk'uko icyo kuzirikanwa cyatubwiye. Noneho muri Yakobo 4:7-10 naho haratubwira ngo nuko rero mugandukire Imana, ariko mugwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Mubabare muboroge, murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduke agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari byo izabashyira hejuru. Yego rwose. Hano harimo haragenda hatubwira ko ingoma y'Imana si ubuhake bw'abayoboke bameze nk'impumyi batwazwa igitugu, kuko Satani yagiye ashaka kuyigaragaza nk'uko Satani yagiye ashaka kuyigaragaza. Hano mu byigisho twize twagiye tubona neza uburyo mu rukundo Imana ifitiye abantu. Twabonye uburyo Satani yagiye agandisha abamarayika avuga ko amategeko y'Imana ari ay'igitugu, ari Imana y'inyamwaga, ari Imana y'inyabukana, ariko Yesu yaje kugaragaza imico y'Imana isumba byose mu gaciro ko kugaragaza imico yayo mu mategeko y'Imana. Nayo mpamvu hano ngo Kristo yerekanywe ari umukiza w'abantu. Abantu ntibabonaga kwiringira imirimo yabo ubwabo, gukiranuka kwabo bwite cyangwa bo ubwabo mu buryo ubwo ari bwo bwose, ahubwo bagomba kwiringira umwana w'Imana, umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Muri we rero niho tubasha kubonera ubugingo, ndetse ni nawe uturarika kugira ngo tubashe kwitaba ihamagara ry'Imana kugira ngo tuyikorere. Yego. Urakoze cyane. Hano iyi ngingo irarika ry'Imana, Imana iri kuturarika, irifuza ko tuba abasirikari bari mu ruhande rwayo, akatubera umugabo, kandi binyuze muri Kristo. Kristo aramuduhaye kugira ngo atubere umufasha ukomeye. Niyo mpamvu inshuti dukwiriye kwiyegurira Yesu. Iki cyigisho kiratubwira ngo kwiyegurira Imana. Igihe twiyeguriye Imana, hano icyigisho twabibonyemo ni icyigisho cya 6 niba atari icya 5, hano tuzabibonamo kiri imbere. Tubona uburyo igihe abantu turi muri Kristo tuba tumeze nk'abantu bari mu nzu. Imiyaga, imiraba, ibintu byose bitandukanye biraza bikatwikubitaho, ariko ntacyo twaba kuko turi mu bwihisho. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye tubana umunsi ku wundi kuri iyi channel,
nshuti dusangiye ibyigisho, nimureke dushakashaka imbabazi z'Imana tugire Yesu mu mibereho yacu, bizadufasha gutsinda urugamba. Murakoze rero, twazoza iyi ngingo. Twayisoza kubera yuko Yesu arararikira buri mutima kumusa, kuko twabonye ko nta mutima n'umwe yirengagiza uko waba uri kose, waba usengera mu idini iryo ari ryo ryose, Yesu aragushaka. Umuntu wese uhumeka afitanye isano n'urusengero rwo mu ijuru. Irarika rirakureba. Irarika ni iryacu twese, umuntu uwo ari we wese Imana ishaka gukiza ubugingo bwe. Reka rero dushimire Imana ko yadukunze, ariko natwe tujye duhitamo kuba mu ruhande rwayo kugira ngo dukizwe. Ye kuba yaradukunze ngo maze bizapfusa kuri twe, byaba ari igihombo kuri twe. Reka rero dusabire umuntu wese tubana kuri iyi cano, kandi natwe ubwacu twisabira kugira ngo dukomerere mu gakiza umwami wacu adushakira, ndetse abatarakazamo tukazeni, kandi birashoboka. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Amen.